Ndagusuje cyane mukunzi wa JTKTTY TV, reka nkubwire ngo komeza ugubwe neza kandi ugire ibihe byiza. Aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ni gute ushobora gukorera amafaranga kuri Binance ariko binyuze muri peer-to-peer. Peer-to-peer ni kumwe abantu baba bagura banagurisha amadolari. Ngibi ukunda kubikora ukora deposit kuri Binance cyangwa se ubikuza kuri Binance, ariko ngubu ngiye kukwereka uko bariya nabo babigenza kandi bakabasha kuba babikuramo amafaranga, cyane ko abenshi baba batari n'abanyarwanda. Abanyarwanda usanga ari bakeya babikora, ariko naguhera uyu munsi ukaba ugiye kureba uti ese biriya bintu bikorwa gute, ese njyewe nabibyazamo amafaranga mu buhe buryo. Rero za hano kuri peer-to-peer ushobora guca kuri home, ukanda no kuri more, ukanda no kuri more. Gusa ushobora no kutajya kuri more, hano ibihari peer-to-peer umuntu ayigeraho anyuze mu nzira nyinshi. Iyi niyo hari undi ushobora kutayihabona, ukaza ukareba muri uru rutonde ruri hano, akamanuka hepfo, peer-to-peer urayihasanga, urayibona. Hari undi ushobora kuzana agaca kuri wallet, ariko ya funding wallet, hanyuma ukaza kuyibona hano aho waca hose, ntacyo bitwaye. Hanyuma ndahakanda, nkuko ubibona rero hano haba hari abantu bari kwaka amanyarwanda tukabahereza ku madolari yacu. Nubwo tuvuga ngo twebwe tuba turi gukora buy, tuba turi kugura amadolari, ariko bo baba bakoze sell kugira ngo ugure ikintu cy'umuntu, nuko aba ari ku kigurisha. Yes, nuvuga ngo uyu nguyu dolari rimwe ni 1168, nguyu ni 1168 n'ibice 79. Rumva bagiye basumbanwa mu biciro bitewe n'iki, bitewe nuko nabo wenda bagiye barangura. Hanyuma tukagira urundi ruhande rwa sell. Uruhande rwa sell ni ukuvuga ngo abangaba bo tubareza ku madolari yacu bakaduhereza amanyarwanda. Ni ukuvuga ngo baba bari gukora icyitwa buy, ariko twebwe tuba turi gukora sell. Ni ukuvuga ngo kuba twagurisha amadolari yacu nuko bamaze gutangaza ko bari kuyagura, ariko twebwe tukaba tubibona nka sell. Yes. Hanyuma ibingibi rero bikorwa gute? Ibingibi ushobora kubikoreraho amafaranga mu buhe buryo? Uraza hano kuri ads, hano haba hari order, ziri pending, nazo hari ziba ziri completed, nizo mba naragiye nkora zikarangira. Hano tugira ads, nariho tugiye kwibanda, rwose ukuntu wa posting ads igaragaza sell cyangwa se buy. Ahangaha rero ufite profile, email yawe igomba kuba iri verified, SMS na KYC. Nakoze trade 85% n'ibice 7 zabaye completed. Okay, turaza hano rero kuri ads, kandi kuri post ads kuko niho byose bibera. Ukimara kwagera rero ufite buy na sell. Ndavuga ngo ni nkora iyi ad muri buy, ndaba ngaragaje ko ndi kugura iki, ndi kugura amadolari. Ni ukuvuga ngo ad yanjye izagaragara muri rwa ruhande rwa sell. Abantu bazamereza amadolari nyagure, ndahereze ku manyarwanda. Nizere ko ako kantu kumvikanya. Hanyuma ngaha handitse asset na fiat. Kuvuga ngo ahari asset ushyiraho USDT, ahanditse with fiat ugashyiraho amanyarwanda. Niba urimo Bugande uzashyiraho amagande, ushyiraho UGX biterwa nyine n'igihugu urimo.
twebwe rero turi mu Rwanda turashyiraho amanyarwanda. Ushobora kuba uri no muri Tanzania, ya nama Tanzania, ya ni ibintu bigiye bitandukanye, ama Nigeria, biterwa nyine naho uri. Hano rero bahita bakwereka umuntu ufite igiciro cyo hejuru. Uyu nguyu idolari ari kuyitangira aya mafaranga, niyo muntu ufite igiciro kirenze icy'abandi. Hanyuma rero wowe ukavuga uti ngewe idolari ryanjye niba nariranguye, uvuga ngo wibuke uyu nguyu niba uri muri buy uri kugura amadolari ariko uragaragara mu ruhande rwa sell, ukavuga uti wenda ngewe idolari rimwe ndi kuritangira 1200 bitewe nuko wariranguye. Ushobora kuba wariranguye wenda 1196 ariko wariranguye ukavuga uti ndarigurisha 1200. Uvuga ngo harimo inyungu y'amafaranga ane. Aya mafaranga ni make ariko ku munsi ushobora kwakira abakiriya barenga 100 kandi bakeneye amadolari arenze 10. Uvuga ngo niba ari 40 kukuba 100 urumva azaba ari 40,000. Uvuga ngo ntabwo ari amafaranga make kuko iyi P2P irakoreshwa cyane kandi igakoreshwa n'abantu benshi. Iyo ugeze ahangaha umaze gusettinga uko wowe uri gutanga idolari ryawe, amafaranga uri gutanga ku idolari rimwe, wikandira next. Iyo wikandiye next rero hano haba hari order limit. Ni kwa kundi uvuga ngo ngewe haraza abantu bari guhera ku cyatanu wenda batanarengeje 100,000 mu rugero, tarengeje n'100,000 ariko gucreate ads ukibuka ko bisaba amadolari 100 kuri funding wallet yawe, niyo make. Hanyuma hano ni payment method, ubona harimo mobile money, ushobora kuhakanda ukongeraho wenda Equity Bank, ushobora kongeraho Cheaper Cash, ushobora kubukoresha na any cash mu rugero. Izi zose ni payment method. Hanyuma ahangaha haba hari iminota, ubwo bucuruzi wateganyije ko buramara. Ushobora kuba ufite abakiriya benshi ugasanga kubakorera mu gihe gito biragoranye, ahubwo ukaza ukishyiraho iminota 30 iyo order ushobora kuba yamara. Ahangaha rero ushyiramo y'amadolari 100 cyangwa se andi yose waba ufiteho, ugakanda next. Iyo ukanze next ushobora kwandika ibyo ushaka mu bucuruzi bwawe ku buryo babibona handi kuri chat. Gusa biri optional, ubyandika aho ushaka. Nanjye nanditse ngo contact me if I'm offline. Hari igihe umuntu aza ugiye offline yatanze order, ukambwira uti ushobora kumpamagara nkaza ngahita ngukorera. Hanyuma wasoza rero hano ukavivura, ahangaha ukavivura, hanyuma ugahita ukanda post ad yawe igahita igaragara. Gusa njyewe ntabwo nkanda post, I'm not ready. Igahita igaragara, uvuga ngo order yawe izagaragara muri uru rutonde. Cya giciro twashyizeho rero nacyo kizaba kigaragara ahangaha. Cya giciro turi gutangiraho idolari, uvuga ngo ibi ngibi iki giciro nicyo kigenda gikurura abantu. Nk'uyu nguyu urabona idolari kuyitangira 311, ariko limit ni 1,400,400 na 1,400,500. Iyi limit nandi natwe twashyize icyatanu kandi kitarengeje 100,000. Uyu nguyu nawe ugashyira igiciro cy'1,165 n'ibice 23. Order limit akaba ari ugera ku 10,000 kugeza ku 349. Hanyuma iyi ni ad twakoraga kuri
buy igaragara mu ruhande rwa sell. Ubu ngubu rero tugiye kujya muri sell kugira ngo noneho ad yacu igaragare hari imbere kuri buy. No kuvuga ngo hano tugiye kugaragaza ko turi kugurisha idolari, abantu baraduha amanyarwanda tubashyirire amadolari ku ma Binance yabo. Yes, hano kuri asset uzanashyira USDT, kuri asset uzanashyira USDT, hanyuma kuri fiat ushyireho amanyarwanda, hano bazakwereka umuntu uri ufite igiciro gikabije. Nguyu idolari akaba rero ari kurigurisha 1168. Uvuga ngo aya ngaya niyo bari kumuhereza, akabahereza iki? Akabahereza idolari. Ushobora kuba rero wowe idolari ushaka ko barigura wenda 1170. Ibi biciro ukaba bishyiraho ugendeye ku giciro waranguriyeho cyangwa se igiciro kiri ku isoko. Ibyo byose birashoboka. Ushobora kuba kiranguye 1165 ugashyiraho 1170, harimo inyungu y'amafaranga 5. Ibi ngibi rero inshuro nyinshi uzabyinjiremo urebe abakiriya uzabona ntabwo bazaba bagira uko bangana. Yes, hanyuma ibi ngibi iyo umaze kubisetinga, umaze gusetinga igiciro cyawe, ukanda next. Umaze gukanda next, hano ugomba kuba urengeje nyine y'amadolari. Order limit nayo ibihari, ko wenda ntawe uzaza ari munsi y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 200 cyangwa se ibihumbi 100. Yes, hanyuma ugasetingaho payment method. Hano harimo mobile money, ushobora gushyiramo Equity Bank, gane ubu ni bwo buryo mushobora gukoresha mwishyura. Ukanda next, ko hano hakenewe y'amadolari angana kwa kundi, ya ukandira next, hanyuma bakanabyanga. Ariko ugeze hano kuri step ya gatatu, ni step yo gukanda post. Ukanda post ads yawe ikaza ari imbere, abantu ukabakorera. Nuvuga ngo wicyo usabwa ni ukubakorera release. Niba ari umuntu ushaka amanyarwanda yagureje amadolari, urayamwoherereza nk'ibisanzwe, hanyuma akore release. Niba hari umuntu ugiye guhereza amadolari yawe, azishyura mbere hanyuma umukorere release. Ni ibintu bisanzwe tumenyereye ku muntu ukoresha iyi peer to peer. Kuvuga ngo nk'uyu nguyu ahangaha no kanda buy, uzohereza amafaranga angana n'amadolari ukeneye, hanyuma gukorere release. Ahangaha kuri sell azakoherereza amafaranga angana n'amadolari ugiye kumuha, namara kuyakoherereza ukore release. Nahara rero muri order zacu release ibamo bitewe n'icyo uri gukorana n'umukiriya, niba ari ukugura cyangwa se kugurisha. Yes, iyi ni Jet KTTY TV, njyewe ndi Jet. Bye bye.